kubabyibaza nta handi urabona mbere hari igihe nigeze kugira intambara twasengera amazi bakavuga ngo ayo mazi hari ibindi tuba twabanje gushyiramo ariko ubu noneho turi guharifunze ukaribona ko ari uruganda rwarifunze ukaryifungurira then wowe ukagaruka ugatanga ubuhamya tukabona abantu baraza bashima Imana nicyo cyatumye mvuga ni ngomba kujya kubazaho nabonye umukecuru umwe ahagarara avuga ati njyewe ndashimira Imana ati naraje hano bishop asayigera no mazi arayampa ndayajyana nyaho umurwayi wanjye none yarakize ndavuga ati ayo mazi se ni mazi kine agenda gute. Ni byiza ko nawe ubwawe wiyumviye abantu bashima Imana hari n'abandi badukurikiye bumvise abashima noneho hari n'abadukurikiye nabo bazi icyo aya mazi yakoze ku buzima bwabo cyangwa se anointing water yakoze ku buzima bwabo. Baba complaininga bavuga bati se kubera iki abasenga hakagira abantu bagwa abandi ntibagwe bakameramani bari ababasemurira bari abantu ba hafi ba protocole n'abandi ati kukibo batagwa nuko wenda rwose ibibazo byanyu birasekeje rwose abantu ibyo bibaza nibyo kandi ukwiye kubabariza usibye ko hari igihe wanza n'ubyibaza abayigiza nkana ntago mbizi ariko reka ngisubize kuko wakimbajije kandi impamvu naje hano ni ukugira ngo mbaze protocole iyo zihagaze mu rusengero ubwabyo zihagera twabanje no bamwita Prophete Nemaskatenda no umukozi w'Imana babandi bavuga ngo ni international cyangwa babandi bavuga ngo bari ku rwego rwo hejuru cyangwa bari mu mavuta yo hejuru ikinshasa iyo ahahingutse bamufata nk'umuntu utwaye ubwami bw'Imana cyangwa wagira ngo atwaye yasanduku bavuze ngo ni yisezerano kubera yuko abakongomani baramwirahira cyane. Ni Nemaskatenda rero akaba representant legal w'itorero ryitwa Église de Dieu Vivant umubona kuri posters imwe na Bishop Harerimana Jean Bosco turi kumwe tuganira. Umuntu wese wabonye iyo posters imbere yuko wenda tuza tuvuga byinshi ku gikorwa cyangwa ku giterana zitabira mu Rwanda atumiwemo n'itorero rya Zelafat Holy Church turabanza tubaze ngo uyu mugabo Bishop Harerimana Jean Bosco bamenyanye gute byagenze gute kugira ngo babe en contact ndetse aze kumugeza mu rwego rwo kumwemerera yuko agomba kwitabira igiterane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ya urakoze Imana iguha umugisha kuva ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku cyumweru tuzaba turi kumwe n'abantu benshi bose nta muntu tuzarobanura. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushyashya kuyobokamana cyokoze ntabwo yaraherutse turamugarurira kugira ngo tubashe kuganira mumenye ibigezweho muri Zelafat Holy Church Rwanda n'itorero ahagarariye cyangwa aberiye representant legal turi buze kubiganira byose muri buze gusobanukirwa byinshi. Mureka rero tumuhereze ikaze Bishop mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Murahoje amakuru ni meza cyane. Wow tubahaye ikaze cyangwa twongeye kubaha ikaze kuyobokamana TV. Turishimye kugaruka kuyobokamana TV kandi dushimye Imana ko dusanze mu gihari. Hari abantu covid yatwaye ariko mwebwe ndabona Imana yarabarinze. Ya masezerano yanyu ndabona zasohora. Niko bimeze. Imana ibahe umugisha kandi abakunzi biyobokamana namwe turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro kivuga butumwa. Ya Imana ibahe umugisha ku bantu badukurikiye. Amazina ni Bishop Harerimana Jean Bosco abandi umushumba wa Zelafat Holy Church. Ibirenze kuri ibyo ndumva wenda murabimenya uko ngenda nganira n'umunyamakuru.
ni Bishop Bosco turi kumwe, mureka tubasuhuza abo muherereye hose bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse na Afurika ya kure no ku yindi migabane, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, ku mugabane w'i Burayi. Mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye, ukaba ufite ibibazo, urarwaje cyangwa urarwaye, ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana izatabara abandi, nawe izagutabara, dore ko turi kumwe n'umukozi w'Imana usengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, indwara zananiranye n'ibindi byose, Imana ikabasha kumukoresha bagakira. Wenda turi buze kumwinginga ubwo turaba dusoza iki kiganiro, araza kugusengera wowe ugize amahirwe yo kuba ubonye kino kiganiro. Naho wowe rero uri mu bihe byawe by'ibisubizo, ukwiye kujya ujyana na Yesu gutabara abababaye, kuko yavuze ko abajyana n'abandi nawe gutabara aribo bagabana ku mugisha w'Imana. Bishurumva ko nanjye nsigaye ngerageza kubwiriza. Urabizi rwose, erega isuku igira isoko, burara aho bikomoka. Yes. Amen. Tuvuga rero ku mpano yo gusengera abantu mu buryo butandukanye, reka wenda bari nacyo mperaho. Hari umuntu uherutse kutubwira uburyo abakozi b'Imana cyangwa abantu bose bafite impano zo gusengera abantu bakagwa hasi kwa kundi nyine muba muri gusenga, abo bantu ngo bataba bakorana n'imbaraga z'Imana, ahubwo ngo baba bakorana n'imbaraga za Sekibi. Wenda ngira ngo ushobora kuba warabibonye cyangwa utarabibonye, ariko wenda ukaba ubyumvanye umunyamakuru, niki wabivugaho? Cyangwa iyo ubibonye kuriya ubyakira gute ko nawe uri umwe mu banyabitangaza ndetse bajya basengera abantu bakaba bagwa hasi, byose gutyo? Ubwo nawe nyine ngira ngo yavuze abakozi b'Imana basengera abantu muri ubwo buryo, nawe ukaba usengera abantu bakagwa, ubwo nawe abagushyize mu bandi ati uriya nawe mu mwitondere akorana na Sekibi. Imana iguha umugisha kubwo kutubaza icyo kibazo, kandi ni byiza ko n'abadukurikiye basobanukirwa. Hari igihe umuntu ashobora gutegura ikintu bitewe n'uwo ashaka cyangwa n'icyo agambiriye kugeraho, akaba yanemera no gukoreshwa n'amarangamutima ye cyangwa se wenda n'ishyari, akaba yavuga ibintu bitari ukuri ariko abizi ko ari kubeshya. n'urugero. Ikindi cya kabiri ngira ngo ku bantu batumenyereye, ubundi nuko ari wowe nkunda n'abantu bambaza ibibazo bituma wenda njya kuvuga abakozi b'Imana, kuko umuntu nanone ufata Bibiliya akayihindura abizi, akabeshya abantu abizi, nanone abantu bakamushakira irindi zina, bakagira n'ubundi buryo bamwita, kuko iyo umuntu yiswe umukozi w'Imana nyine biba bivuze ngo abantu bagiye kumwizereramo. Kuri icyo rero warumbajije kivuga ngo abantu basenga, abantu bakaba bakitura hasi cyangwa se bakaba babohoka, ngo uwo muntu abakorana na Satani. Mu by'ukuri ni uburyo, ni bya bindi twagiye tuvuga bwo kurwanyana cyangwa se bwo kurwanya abandi, wenda bitewe n'uko izo mpano wowe utazifite. Ninza gusubiza nkanjye, baraza gutekereza ko wenda mbikoze kubera ko nanjye ndi muri abo bantu, ariko numva igisubizo cyiza, numva twagikura muri Bibiliya nawe asoma n'abandi basoma. Ku bantu badukurikiye, uramutse usomye igitabo cya Mariko igice cya mbere, cyeka niba wenda uwo muntu atemera Yesu, cyakoze niza gusanga atemera Yesu ndaza kureka kugisubiza, ariko niba yemera Yesu akaba asoma Bibiliya yera, iyo usomye Mariko igice cya mbere, Bibiliya iravuga ngo igice cya mbere umurongo wa 21, titire yabo iravuga ngo akiza umuntu utewe na dayimoni. Ni Yesu bavugaga. 22 biravuga ngo bagera i Kaperinaumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha, batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi, uruwera w'Imana. 25 niho nshaka. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. 26 niho hari igisubizo cy'ikibazo warumbajije. Biravuga ngo dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka, mbega uburyo ategekana ubutware n'abadayimoni, nabo baramwumvira.
uwo mwanya inkuru ye yamamara hose. Ndumva ku kibazo warumbajije iyo nza gusubiza njyenyine bari kugira ngo wenda nuko nanjye ndi muri abo bantu nubwo ntazi n'uwo muntu wavuze ibyo ariko Imana imubabarire kubwo kuyobya no kugoreka ubutumwa bwiza. Bibiliya niba tukiri mu isi Satani aracyayikoreramo. Biravuze ngo Yesu ahuye n'umuntu kandi yamusanze mu isinagogi, ntabwo yamusanze mu kabari, nta nubwo yamusanze ku musozi, yamusanze mu rusengero. Ariko abantu bari aho ntabwo bari bafite amavuta yo kuba bakirukana dayimoni wari muri uwo muntu. Hanyuma Yesu akinjiramo, imbaraga zari muri we zimenyana n'imyuka iri muri uwo muntu. Sasa hatangira kubaho intambara mu buryo bw'umwuka. Biravuga ngo dayimoni aramutigisa, amutura hasi. Yesu amusaba kumuvamo. Hariho n'abavuga ngo ni umwuka wera utura abantu hasi. Ndabizi wenda nacyo wari kuza kukimbaza kuko hari abavuga ngo nta mwuka wera imini utura abantu hasi, ngo biriya bintu ni imbaraga za Satani. N'ubundi Bibiliya irabigaragaza, ntabwo ari umwuka wera watuye uno muntu hasi, ahubwo ni dayimoni yari iri muri we yamutuye hasi irwana imuvamo. Buri uramutse ufashe, tuvuge n'urugero, uramutse ufashe nk'ipusi ukayifungira mu gitebo, kubaza igitebo cyangwa indobo, katuvukoresha indobo wenda niyo abantu bose bazi, ugapfuka ishobora kugumamo igatuza. Ariko uramutse usutsemo amazi ashyushye nubwo ya ndobo igipfutse, ariko kuko ayo mazi atangiye kubangamira ya pusi itangira kurwana ishaka kuvamo. Uko kurwana ishaka kuvamo ya ndobo itangira kunyeganyega. Uko niko dayimoni yava mu muntu. Hashobora kubaho izo sinye zo kwitura hasi. Ahubwo ndibaza ikibi nuko umuntu yagwa hasi agahaguruka nta mashimwe afite, ariko kugwa ugahaguruka ufite amashimwe. Ntekereza ko abantu bari bakwiye kubyumva, kandi rwose Imana ibababarire abakozi b'Imana bameze gutyo, cyangwa se abo bantu basebya abandi. Ntago ari byiza kuko Bibiliya iri wazi. Ijambo riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. So ntabwo rero wakicara ngo ubeshya abantu ngo abasengera abantu bakagwa ngo bose ngo babakwa na Satani. Oya, Bibiliya nuko imeze, ahubwo ni amavuta atandukanye. Kandi nutabikora, nudasenga muri ubwo buryo, ntabwo bivuze ko atari umukozi w'Imana. Abadukurikiye mu nyumvi, ahubwo Imana itanga impano zitandukanye bitewe n'uburyo ishaka kubaka ubwami bwayo. So numva aricyo nakivugaho. Imana ibaho umugisha. Bishop, tukivuga wenda kuri iyo ngingo, hari bamwe complaininga bavuga bati se kubera iki abasenga hakagira abantu bagwa abandi ntibagwe, like nk'abantu wenda babegereye bari abakozi b'Imana, bakameramani, bari ababasemurira, bari abantu ba hafi ba protocole n'abandi, ati kukibo batagwa nuko wenda bababera ngo dijana kwijana. Ugasanga wenda abantu baribaza ibintu byinshi, nabyo mwagira wenda icyo mu bitangaho mucyo. Rwose ibibazo byanyu birasekeje rwose. Abantu ibyo bibaza nibyo kandi ukwiye kubabariza. Usibye ko hari igihe wanza n'ubyibaza abayigiza nkana ntago mbizi, ariko reka ngisubize kuko wakimbajije, kandi impamvu naje hano ni ukugira ngo mbaze. Icya mbere, hari n'undi wabajije, hari n'uwigeze abaza ikibazo aravuga ngo ariko ngo abapasiteri bo nta byaha bagira. Ndati barabigira. Ngo none se niba babigira bihanira hehe? Uko twumva batwatuza ngo bo baturira hehe? Abapasiteri bafite aho bajya kwihererana n'Imana yabo. Bafite aho bajya kwihererana n'Imana yabo, bakagira uko babana n'Imana yabo kuko ariyo yabahamagaye. So rero nicyo ngicyo warumbajije. Protocole iyo zihagaze mu rusengero ubwabyo zihagera twabanje no gusenga, dufite uburyo tuba twaziteguye no gusengana nazo. Kandi papa sibiraho nuko je uri gusenga mba ndi gusengera abantu baje aho, abo babafasha kubafata tuba twabasengeye mbere yuko tujya mu materaniro. Abitwa bakameramani nabo tuba dufite ubundi buryo dusengana nabo. Ntabwo rero wavuga ngo nabo baraza kugwa. Uramutse ubikoze nyine nabo ukabasengera bakaza muri mudi yo gusengerwa, nabo bagwa bitewe n'impamvu. Kandi nanone n'abari aho bose siko bagwa. Kubohoka biba mu buryo butandukanye. Hari abashobora kubohoka nta na sinye n'imwe yabaye, kuko dufite amashimwe menshi. None se nk'abantu bakirira ku mateleviziyo
n'ubu nituza gusengana hano umuntu uraza kwizera bazaguha ubuhamya niba bishaka. Niba hari abantu bakera ku mateleviziyo bakabohokera ku mateleviziyo biba byagenze gute? Byose biterwa n'umwanya uhagazemo muri icyo gihe cyo gusenga. Ese wowe ushaka Imana urayishaka gute? So rero n'abandi bose ntago babagwa, ariko suko batabohotse. Hari ushobora kubohoka yayura, hari ushobora kubohoka wenda kadiyara n'urugero, hari ushobora kubohoka kumva arananiwe ukuntu. Byose amakuru meza uyamenya nyuma. Umuntu avuga ngo naje meze gutya, ariko nyuma ya ryasengesha ubu meze gutya. So nicyo ngicyo navuga kuri ibyo, ibindi byose biroroshye. Yego. Amen. Ngira ngo ni ibintu byumvikana bakunzi b'iyobokamana TV. Tujya ku kindi kibazo cya kabiri. Aho ngaho iruhande rwanyu ndahabona agacupa k'amazi, na agacupa kanditseho Zelafate Holy Church Rwanda, noneho anointing water, ubwo n'amazi y'umugisha, noneho n'ibindi nyine bisobanutse bijyanye na etikete z'uruganda ruyakora cyangwa muyakoresha aho yaturutse. Ayo mazi rero yitwa anointing water cyangwa amazi yo asizwe kwa anointing asizwe na y'umugisha, ni ibintu nk'ibyo ngibyo muri iyo sanse. Ayo mazi asobanuye iki? Tumaze iminsi tuza mu rusengero mu biterane byanyu by'amasengesho ku cyumweru gutyo, tukabona abantu baraza bashima Imana. Nicyo cyatumye mvuga ni ngomba kuyakubazaho. Nabonye umukecuru umwe ahagarara avuga ati njyewe ndashimira Imana, ati naraje hano bishop asengera no mazi arayampa, ndayajyana nyaho umurwayi wanjye none yarakize. Ndavuga ati ayo mazi se ni mazi kine agenda gute? Bituma mvuga nti ko byagenda kose ninganira n'umushumba mukuru wa Zelafate Holy Church, ngomba kuzamubaza ku bijyanye n'aya mazi ndetse n'igitekerezo iyerekwa ryayo aho ryaturutse. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi n'abadukurikiye baho umugisha. Ni byiza ko nawe ubwawe wiyumviye abantu bashima Imana. Hari n'abandi badukurikiye bumvise abashima, noneho hari n'abadukurikiye nabo bazi icyo aya mazi yakoze ku buzima bwabo, cyangwa se anointing water yakoze ku buzima bwabo. Icya mbere, abantu mudukurikiye mubanze mwumve ko turi gukorera mu bwami bw'Imana. Kabiri, uwaduhamagaye ni Yesu, kandi yaravuze ngo muzaba muri kumwe nanjye, kandi abazanyizera bazakora byinshi bitandukanye. Buriya niba bazi Bibiliya, Yesu ahuye n'umuntu wahumye, afata icyondo. Niba tuvuze icyondo ni ukuvuga ni produit yavuye mu gitaka, aba ariko nabyita. Aragitoba, agisiga ku maso y'impumyi, hanyuma impumyi irahumuka. Yesu ntago yaje atwaye igitaka, ahubwo yagikuye aho iyo mpumyi yari ihagaze. Ariko ububasha bwari muri we, imbaraga zari muri we zitegeka icyo gitaka guhinduka umuti ushobora gukora igitangaza gihumura impumyi. None ngaruke ku kibazo warumbajije. Iyi anointing water ni nawe wa mbere uyimbajijeho, nabivuzeho gake gusa turi mu rusengero, ariko benshi bamaze kubimenyera, bamaze kubimenya. Mu mpano Imana yampaye impano zo kuba nasengera n'umwenda ugakora igitangaza. Yampaye impano zo kuba nasengera amazi. Hanyuma rero rimwe ndyamye nibwo Imana yampaye iryo yerekwa. Mbona iryo jambo riza imbere yanjye, anointing water, kandi numva ndikumva icyo bisobanuye. Hanyuma rero ndabaza ngo ibyo birashaka kuvuga iki? Mpabwa n'Imana iryo jambo, kandi insobanurira neza icyo nkwiye gukora mu buryo bwo gusengera abantu. Kubera iki? Hari abantu benshi baba bari imbere yanjye nshobora kudakoraho, ariko iyo dutanze amazi ni ukuvuga ngo amavuta yarari kuri nge, cyangwa se icyo Imana yari kunkoresha kuri we, iyo ntanze iyo anointing water ni nkaho mba nagiye gusengana nawe. Rero ku bantu badukurikiye, niyerekwa Imana yampaye, hanyuma mfata igihe ndayasengera, ntegura aho ayo mazi agomba guturuka. Of course ntabwo twe dufite uruganda rukora amazi, ariko turangije iyo tumaze kuyakira avuye aho agomba kuva, kuko yanditseho izina rya jambo nahawe. Iyo amaze kuva aho agomba kuva, mfata igihe nkayasengera. Namara kuyasengera, basi abaje bayashaka bakayatwara. Kandi turashimira Imana, by'umwihariko ndashimira Imana ko icyo yambwiye ntiyambeshye, ndiho ndabona imirimo myinshi.
kandi ndabona Imana igenda ikora ibitangaza biturutse muri iyo anointing water. Rero kuba byibaza nta handi, urabona mbere hari igihe nigeze kugira intambara, twasengera amazi bakavuga ngo ayo mazi hari ibindi tuba twabanje gushyiramo, ariko ubu noneho turi guha rifunze, ukaribona ko ari uruganda rwarifunze, ukaryifungurira, then wowe ukagaruka ugatanga ubuhamya. So ku bantu badukurikiye rero nta kintu kidasanzwe gihari. Ba Petero bagiye basenga Imana bagera igihe ibicucu byabo bikiza abantu. So numva aricyo navuga kuri iyo anointing water, kandi uko Imana yakoranaga na ba Petero n'uyu munsi nitwe ba Petero duhari, nitwe igikorana natwe. Icyo dusaba abantu gusa ni mwizere ko Imana yakora, ibindi byose birashoboka. Amen. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Nta bantu wenda bashobora kukomplaininga wenda yuko ari like business, umuntu akavuga ati no mazi wenda Bishop aragira ngo abantu bayagura amafaranga wenda menshi y'umurengera, ntibabibone muri domaine cyangwa mu isi y'umwuka, ahubwo bakabizana mu isi y'umubiri cyane. Wenda ni iki mwabwira abantu bashobora kubitekereza gutyo? Abantu bose babibonye mu isi y'umwuka ntago twaba dukorera Imana. Icyo cyo uzakimenye, ibintu byose biri mu isi y'umwuka kandi Imana ihagazeho, ikizakubwira 100% utarinze kwerekwa ko Imana ibirimo, nuko uzabona ababirwanya. Kubera ko Imana dukorera ifite umuopoza bita Satani. Rero ikintu kije kugirira neza abantu, ako kanya Satani ashaka uburyo bwo kugisebya, kuko nago Yesu igihe akiza umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona no kutavuga, igihe bamwita Bezebuli, abikoze ntibamukomeye amashyi, ahubwo bahise bashaka ibintu byo kubirwanya, kuko Yesu aje gucarenginga imbaraga z'imizimu yari aho hantu. Uyu muntu twasomaga kare yamusanze mu rusengero. So urumva rero Satani nawe agira abakozi be, kandi maze iminsi mbibwira abantu, ntibumve ko Satani ari twe yanga nk'abakozi b'Imana, ahubwo Satani yanga abakristo, kuko Imana iduhaye amavuta ku bw'abakristo. So iyo rero Satani atuye hasi umukozi w'Imana, wabafashaga gusenga, wasengeraga abantu, burya nimwe muba mugize ikibazo. Ni nk'uko igisirikare iyo gipfushije general, ntabwo general ari uhombye, ahubwo hahombye igisirikare kuko kizi icyo yagifashaga. So rero icyo kibazo mbajije, batabyumva bo ntibabura, nubwo wenda ntabwo ndahura nabo, ababibona mu bundi buryo ntabwo babura, kuko uwo dukorera turamuzi, nawe baramurwanyije. Ariko icyo nabwira gusa nuko abazi icyo bimaze, dufite ubuhamya bw'abantu benshi, abo nibatinyuka bakavuga ukuri, nkuko nawe uvuze uti jewe nabumvise umuntu ashima Imana, Imana inaguha umugisha kuba uri umunyamakuru ariko kwemera kuvuga ibyiza. Akenshi abandi bavuga ibibi gusa kugira ngo wenda niba ariyo systeme y'itangazamakuru sinzi, cyangwa se niba ari bwo buryo rikorwa ntago mbizi uko ntago naryize, ariko nawe kuba uvuga ibyiza wabonye, Imana iguha umugisha. Twebwe icyo tureba ntabwo ari ababivuga nabi, ahubwo icyo tureba ni umusaruro bizana, cyangwa se n'iki Imana yaduhamagariye. Niyo mpamvu Yesu atuma abigishwa, yarababwiye ngo mbatumye mu isi irimwe amasega aryana. Iyo si niyo turi gukoreramo, iyo si niyo tubayemo. So rero hari abatabyumva ntago byaduca intege, numva aricyo nakivugaho. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Reka tujye ku kindi kibazo, ntabwo ari ikibazo, ni nk'igisubizo. Bamwita Prophete Nemaskatenda, ni umukozi w'Imana, babandi bavuga ngo ni international, cyangwa babandi bavuga ngo bari ku rwego rwo hejuru cyangwa bari mu mavuta yo hejuru. Ni umuntu ukoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye, witabiriye ibiterane bitandukanye ku migabane yose, like muri Amerika y'Amajyepfo, za Brazil n'ahandi, ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Kinshasa iyo ahahingutse bamufata nk'umuntu utwaye ubwami bw'Imana, cyangwa wagira ngo atwaye ya sanduku bavuze ngo ni yisezerano, kubera yuko abakongomani baramwirahira cyane. Ni Nemaskatenda rero akaba representant legal w'itorero ryitwa Église de Dieu Vivant, cyangwa n'itorero ry'Imana nzima cyangwa ishobora byose. Afite itorero rikomeye cyane. Uyu mugabo rero twagize gutya mu minsi itambutse tumubona kuri posters imwe na Bishop Harerimana Jean Bosco, turi kumwe tuganira. Umuntu wese wabonye iyo posters, imbere yuko wenda tuza tuvuga byinshi ku gikorwa cyangwa ku giterane azitabira mu Rwanda atumiwemo n'itorero rya Zelafate Holy Church, turabanza tubaze ngo
uyu mugabo Bishop Harerimana Jean Bosco bamenyanye gute, byagenze gute kugira ngo babe en contact ndetse aze kumugeza mu rwego rwo kumwemerera yuko agomba kwitabira igiterane hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ya urakoze, Imana iguha umugisha. Ni umugabo ukomeye, ni umugabo ufite imbaraga z'Imana, ni umugabo Imana ikoresha mu bihugu bitandukanye, kandi koko ari ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri. Niba dushaka gutera imbere tujye twemera ko hari n'abandi bateye imbere kuturusha. Ni umugabo ukora mu mastade abantu bagakubita bakuzura kubera imbaraga z'Imana zimurimo. Kuba twebwe ubwacu nka Zerafat ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, kuba tugize umugisha wo kumwakira, ku bwanjye numva ari ikintu kidasanzwe mu buryo bw'umwuka, numva ari ikintu kidasanzwe. Hanyuma ikibazo mbajije, yemeye gute kuza, kuki yabemereye kuza, icyo ni kimwe. Hari n'uwamamagaye. Yego, twamenyanye gute? Nicyo cyambere. Imana ibaho umugisha kuri icyo kibazo mumbajije. Mu by'ukuri nabyita ko ari nk'umugisha kumenyana nawe, kubera ko turakorera mu itangazamakuru. Hanyuma rero ku bantu wenda bajya bakurikirana itangazamakuru cyangwa se bakurikirana social media, tumenyana twamenyanye mu giterane yari yaje gukorera i Goma, kandi ni hafi ya Gisenyi. Hanyuma rero nkora ibishoboka byose kugira ngo mbonane nawe. Ntabwo byari byoroshye, urumva umuntu uri kuri urwo rwego ataguhaye rendezvous kugira ngo mupfe kubonana, ntabwo biba byoroshye. So rero nakoze ibishoboka byose tumenyana muri ubwo buryo yaje muri icyo giterane, kandi iki gihe muzaniye ntabwo ari cyo gihe twamenyanye, hashize igihe kinini, ariko byonyine kugira ngo akore umwanya we. Hari n'abatabyumva uburyo azamara iminsi 5 hano ku rwego rwe n'ibikorwa agira n'ahandi baba bamuhamagaje, ariko turashimira Imana nyine twaramenyanye kandi yarabyemeye. Ni umugabo nubaha cyane, kandi ndashimira Imana ko yemeye kuza, naho hari turamusuhuje, Imana imuha umugisha. Ariko azaza kuba dukurikiye rwose, azaza mu giterane kiratangira ku itariki 8 kugeza ku itariki 12. So niba hari ikintu ushaka kumbaza wambaza, nta kibazo. Aho igiterane kizabera akunda kujya mu mastade manini agakubita kuzura umujyi ugahungabana, reka bariko mvuga, ariko ubwo ni uguhungabana mu buryo butagatifu, kuko ntabwo ari umuntu uteza umutekano muke. Yego. Abantu babyumve neza. Noneho abantu bakavuga se kizabera muri sale ya Uwoba nyine hano hari itorero rya Zerafat Church. Ni mu gihe kandi nyamara byonyine n'abantu batangiye kubreminga bavuga bati umuntu asigaye ajya gusengera kwa Bishop Harerimana Jean Bosco, iyo atazindutse kubona aho yicara bibabera ibamba. None niba iyi sare ingana gutya muyuzuza mwenyine, ndetse n'abantu bakabura aho bicara kubera amavuta namwe abariho, none uyu mukozi w'Imana muzanye igiterane akaba ariho kizahabera, muzabimanaginga gute? Ntabwo mufite impungenge yuko abantu hashobora kuba siri population, abantu bakaba benshi, ugasanga wenda bashatse kumukurikira ari benshi, ariko bakazitirwa n'ahantu igiterane cyabereye ko ari hatoya? Ikibazo mbajije nanjye bwanye narakibajije umunsi anyemerera ko azaza. Cyakoze tugerageza gushaka amasare manini tugira hano, ariko ugasanga wenda ubushobozi bwo gufata ayo masare buracyari hasi kuri twebwe, kubera ko sare zirahenze. Zindi ku babyumva ubwo barabyumva, birangira nta kindi dufite cyo gukora, dufata icyemezo cy'uko tumwakira ku gicaniro cyacu. Kuri wowe yumvaga yanaza tutanavuze, akaza akaduhesha umugisha, akiyongera akigendera, ariko musaba ko n'abandi babimenya kandi nabo bagahabwa umugisha no gusengana nawe no kumusengera. Rero tuzakora ibishoboka, tuzashyira amaskrini hanze dufite parking nini cyane, naho tuzahakoresha muri sare naho ni hanini, nuko gusa urwego rwe n'umuntu ukora ibiterane bikomeye mu mastade akuzura. Ubutaha wenda natwemerera kugaruka, icyo gihe tuzashaka nka stade cyangwa se indi sare nini ikomeye kuri urwo rwego. Ariko mu by'ukuri abazaba nyine bazindutse, ubwo uzahagera niba uzamukurikirana, nta kindi twabirenzaho, kuko uwo munsi ntabwo tuzubaka stade, nta kindi twakora. Cyakoze hari ubundi buryo nanone turi gutekereza nyine two kuba twakoresha aho hanze, naho hazongera undi mubare w'abantu
ibindi Imana iziyubahisha. Okay. Bizaba binyura online wenda nabyo ni yego bizaba biri live nabyo bizafasha abantu. Bizaba biri live, abatazabonaho bicara bazagikurikira live kuri social media yacu, kuri YouTube channel yacu no kuri YouTube channel yiwe. Afite media nini cyane, so ni muri ubwo buryo bundi twazifashisha. Ariya YouTube channel yanyu ni Bishop Harerimana Jean Bosco. Kuba dukurikiye bayumva naho bazahakurikiranira icyo giterane. Kandi ntekereza ko niyobokamana niba Yesu akirinze nayo ishobora kuzadufasha kunyuzaho icyo giterane kugira ngo abantu benshi bakurikirane umukozi w'Imana. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Iki giterane kiri butangire ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12, giteguye gute, kizajya kibasanga api, byose muraduhaho detaye noneho kugira ngo dukomeze gusobanukirwa. Ku itariki 8 kizabera ku rusengero kuva saa 3 nkuko bisanzwe bazaba ari ku wa 3. Ku itariki 9 gikomereze ku rusengero azaba ari saa 8. Nanone niho kizagitangira. Nanone ku wa 5 ubwo tugeze ku itariki 10 ku wa 5 nanone kizatangira saa 3. Kubera iki gitangiye saa 3, kuva saa 3 kugeza saa 7 hazaba hari iteraniro rindi ridasanzwe. Rizaba ari iteraniro ry'abapastoro, abakozi b'Imana, abavuga butumwa. N'umugabo ufite ubushobozi bwo guhugura abapasteri. Rero narabimusabye arabinyemerera, anyemerera ko yabonana nabo, kuko nagiye natendinga ibiterane bye ahugura abapasteri. Afite izo mpano kandi ari ku rwego rwo hejuru, umva n'umuntu international. Ari ibintu byinshi yatugira mu inama. So ntago nifuje kumwihererana ngo wenda ahugura abo muri Zarafati gusa, ahubwo namusabye ko nabandi muri industry ya gospel mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nifuje ko nabandi baza bakabonana nawe. Rero ku bapastor bankurikiye, ku bakozi b'Imana, bavuga butumwa, rwose iki cyo tugishyiremo bya bintu byacu by'imyumvire, mwumve ko ari ibintu byanyu kubazaba babishaka. Nta kindi tugusaba n'ugubona itiki gusa yo kuhagera. Twe byaratugoye kugira ngo tumuhagurutse, warukwiye guprofita ayo mahirwe ukazaboneka muri iryo teraniro rizaba ku wa 5 kuva saa 3 kugeza saa 7. Kandi ndumva twarabiteguye neza. Hazaba harimo n'agapoze cafe kuba uzaba babonetse mu byubahiro byanyu nk'abakozi b'Imana. Turabiteguye, Imana ibaho umugisha. Nyuma rero saa 7 azajya nanone azahita akomereza mu giterane cya nimugoroba revive kuva saa 8 nanone. Aho ni ku wa 5. Ubwo turi kuvuga icyumweru cy'igiterane. Ku wa 6 hariho gahunda yindi idasanzwe cyangwa se iranasanzwe ariko siko bizakomeza nkuko byari bisanzwe. Igiterane kizakomereza muri Serena. Kizakomereza muri Serena kuva saa 12, kuko ku rwego rwe hari abantu benshi batabona nuko bamugeraho, ariko bifuza ko yasengana nabo by'umwihariko. Bifuza ko ngewe nifuje gusa ko twasangira nawe, kandi nifuza ko yadufasha gusengera n'umwaka ukurikiye. Tuzaba turi kwifuzanya umwaka, hanyuma tumusaba ko twahurira muri Serena, tukazaba turi kumwe n'abantu bazabyifuza ku mubare runaka Serena yatwemereye. Bizaba byatangiye saa 12. Hazaba harimo uburyo bwo kurya, harimo n'uburyo bwo kunywa byateguwe na Serena. Rero twapanze ko tike yo kwinjiraho byaba ari amadolari 100 wenda kuba dukurikiye bari mu bihugu byo hanze, cyangwa se kuba zaturuka muri Kongo, kuko ndabizi abakongomani babyumva bazaza ari benshi. Nanone ku bantu bari hano twateguye 100,000. Muri ibyo 100,000 harimo ko kurya, harimo ko kunywa, harimo gusengerwa n'umukozi w'Imana, ariko si ikiguzi, ahubwo harimo no gushyigikira umurimo w'Imana. Ibyo bikorwa byose biba byakozwe kuko umukristo udafitemo muri we gushyigikira umurimo w'Imana, ubwo haba hari ikindi kintu kidasanzwe muri we. So ni ubwo buryo kizakomeza ku wa 6 muri Serena. Ku cyumweru nanone kigaruke ku rusengero kuva mu gitondo saa 3 kugeza saa 6. Tugaruke muri revive dusoza kuva saa 8 kugeza saa 12 cyangwa se saa 1. Imana ibaho umugisha.
nk'umuntu w'umukozi w'Imana uri ku rwego nk'urwo ngurwo ruri internationale, nta bimwe mu bikorwa wenda biteganijwe bijyanye n'abandi bantu b'abanyacyubahiro bajya baza hano mu gihugu bagasura ahantu nyaburanga, bagasura inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Ibyo byo ntabyo mwaba mwaratekereje wenda kuri Nemas Katenda ko ashobora kuzagira hamwe mu hantu ashobora nko gusura wenda ari hano mu Rwanda? Ya, twarabitekereje kandi twarabimusabye arabyemera. Mu hantu twatekereje ko azasura urwibutso, kandi yarabyishimiye kuko n'ubwa mbere kandi agiye muri iki gihugu, ayo mateka yarayumvaga ariko ntabyo yarazi. So rero mu hantu azasura naho harimo, hari n'ahandi wenda tuzamusaba ko yagenda asura, ariko aho naba mvuze naho ngaho urwibutso rwa jenoside ku Gisozi. Yego, ku Gisozi. Twamaze kubivugana nawe, yaratwemereye kuhasura kandi twumva ari byiza kuri we. So numva ari aho ngaho twateguye, n'ibindi n'ahandi twateguye bazagenda babibona mu social media. Iyo dine yo ku wa gatandatu saa 12 muri Serena Hotel, ubwo nyirango ni muri tente ya Serena. Ubwo iteguye mu buryo bwo ko buri muntu uzayijyamo agomba gutanga amafaranga 100,000 niba ari umunyarwanda, cyangwa amadolari 100, nyine birumvikana byose birahuye. Abantu ntibashobora kubitekereza wenda ko ari uguheza wenda bakene batishoboye, ari ukugurisha impano z'Imana, wenda guhura n'uwo mukozi w'Imana gutyo. Hari abantu bashobora kuzabyibaza, hari ubutumwa bushobora kubaha wenda? Ntago bakwiye kwibaza gutyo. Icyambere kuvuga ngo twaheje abakene kuva ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku cyumweru tuzaba turi kumwe n'abantu benshi, bose nta muntu tuzarobanura. Urumva aho ngaho ibyo birahagije kugira ngo cyo kwitwa gutyo, cyo kwitwa muri ubwo buryo ko wenda twaheje abakene. Yesu yajyaga acomokana intumwa avuga ati muze tujye gusangira. Icyo kuri se nubwo nicyo nari ngiye kuvuga. Yesu yirirwanaga n'abantu benshi, ariko agera igihe afata 12 ajya gusangira nabo. So nta nubwo ibyo ari we wabiteguye, ahubwo nitwe twabimusabye turabitegura, kuko nyine hari abantu bumva babikeneye kuba basangira nawe. Usibye nawe, natwe hari abadusaba ngo tujye gusangira nabo, rimwe na rimwe tukanabura. Kandi mu buryo bw'umwuka, gusangira n'umukozi w'Imana, kwicara imbere ye urya, ariho ahanurira ubuzima bwawe, ahindura ubuzima bwawe, bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Umuntu nabyumva neza araza kumva ko ari interese gukora icyo kintu, kubera ko none se iyo twishyuye amafaranga ngo tujye kureba umupira ni ruwaziri, tuba tubyifuza. Iyo twishyuye amafaranga ngo tujye muri arena habaye ibitaramo wenda by'abahungu bacu by'abahanzi tukajyayo, ntabwo akenshi nta nubwo batugaburira. Ariko noneho hano tuzagaburirwa ibyo kurya tunanywe, ubwo urumva ni na saruti mu by'ukuri. Kabiri, tuzacurangirwa turi kumwe n'abahanzi beza bakunda, udashobora guhamagara gutyo gusa ngo aza kwicara imbere agucurangire. Ibyo byose ntago bikorwa n'amavuta, bikorwa n'amafaranga. Niyo mpamvu abantu bakwiye kubyumva, kandi bakwiye kubyitabira, kuko abantu bazaba bari aho bazabonana nawe. Natwe tuzaba duhari, nubwo ari we turi kuvuga, ariko natwe tuzaba duhari. So ku bantu badukurikiye rero, ahubwo icyo nababwira nuko ni ibintu bizageraho, bizagira limite, kuko ntabwo ari abantu bose. Ni byiza ko tike bazifata hakiri kare kugira ngo zitazashira bakabura amatike yabo. kandi nanone adresse dushobora kubaha, bashobora guhamagara ku bashaka kujyayo, bashobora guhamagara nimero 0788 550. Iyo nimero bayihamagara bakavugana nawe bakabasobanurira. Yego, ikindi bashobora ushaka nko kwishyura, wenda ugahamagara uvuga ko wamaze kwishyura, ushobora gukoresha kode ya Zerafat 313200. So numva ari muri ubwo buryo, ariko nizere ko
tugize umugisha twabibonamwo abarokore cyane kuruta kubibonamwo abandi bantu bazishimira kuza twebwe ba nyiri igikorwa ntituboneke. Imana ibibafashemo kandi nzi ko nyuma y'ibi hari abazadushimira bakavuga ngo mwarakoze kutuzanira uyu mugabo. Amen. Hari icyo wenda umuntu ashobora kwibaza Bishop mu gihe umuntu yishyuriye kuri kode gutya ya Zelafati Holy Church cyangwa ashobora kuba ari umuntu wenda uri hanze y'igihugu akavuga ati bitewe n'amavuta nemera y'aba bakozi b'Imana ngiye nteganya yuko nzaza rwose nkaza kuba muri iyo dine. Ari confirmation yuko yanditswe mu bantu bazitabira icyo giterane, abimenya gute, bigenda gute, esiriya nimero yatanzwe ni nimero umuntu ashobora gusobanuza ibya dine ariko agashobora no gusobanuza wenda iby'icyo giterane. Ese nk'abantu bashobora kuzashaka kubonana n'uwo mukozi w'Imana mu buryo buri private bose no kuvuga ngo ni muri dine nta handi bashobora kumubona cyangwa iyo nimero ishobora kubisobanura, wenda mwadusobanurira kutwo tubazo ntekereza abantu bashobora kwibaza. Urakoze, ubaje ikibazo cyiza. Ku bantu badukurikiye n'ushaka guhita yishyura ashobora gukoresha iyo kode babonye, hanyuma iyo urangije gukoresha iyo kode urabibona ko amafaranga yawe agiye, uhita ufata iyo message ukaba wayohereza kuri iriya nimero twatanze noneho, cyangwa se ukamuhamagara kuko iyo nimero iri kuri WhatsApp nangwa se ku zindi nimero zanjye bazi, ariko iyo nimero dutanze iriya twashyizeho niyo nziza. Wahita uhamagara ukababwira ko umaze kwishyura, noneho aho waba uri hose tike bahita bayikuzanira kugira ngo wicarane tike yawe ubizi ko iyo tike uyifite. Rero numva ari ubwo buryo twabivugamo ku bashaka kuboneka, kugira ngo wenda utazategura kubikora ugasanga umubare waruzuye w'abantu runaka cyangwa se nitukiri kwakira abantu. Hanyuma icyo warubajije nacyo kubifuza kubona nawe private, ibyo bazabisaba no mu biterane bisanzwe nanjye bajya babisaba, so ibyo rero bazabisaba itorero, bazabidusaba kuba bishaka, turebe niba umwanya uhari, ariko cyane cyane ku bazaba bari muri iyi dine ho biroroshye cyane kuzabona ko ntabwo tuzaba turi benshi, tuzaba turi bake bashoboka, ku buryo Imana izamukoresha kandi nanjye izankoresha, kandi bazaba bashyigikiye n'umurimo w'Imana. Of course Imana ibaho umugisha. Ndumva aricyo nabivugaho. Ku badukurikiye kandi bari hanze nabo ntabwo byababuza kubikora. Iyo nimero kuri WhatsApp, hari n'ubundi buryo ndumva iyo nimero izabereka twamaze gushyira hanze bw'uburyo bashobora gukora bakoresheje online bakaba banishyura bari hanze. Iyo nimero twabahaye ya 0788505050 ni coordinator w'igiterane. Ni ukuvuga icyo uzaba ukeneye cyose mu giterane uhamagaye iyo nimero azagufasha, ntimwigireho ikibazo. Imana ibahe umugisha. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ibijyanye na entertainment cyangwa no gususurutsa rero iki giterane byifashe gute, na yahe matsinda n'abahe bahanzi bazaba bari muri kino giterane? Turi kumwe na Alarme Ministries kandi ndabizi ko abantu barayikunda. Turi kumwe na Healing, turi kumwe na Fire Team, ni korali yacu yo ku rusengero. Turi kumwe na ba Konfi, turi kumwe na Serge we tuzabana nawe muri Serena, bari ne Gahongayire, Serge Rugamba tuzabana nawe muri Serena muri iyo dine, n'abandi bahanzi batandukanye tuzagenda tubabwira. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko ari cyumweru kidasanzwe. Teme y'igiterane iravuga ngo guhirika ubwami bwa Satani. Hari ibintu rero bizahirima, hari imbaraga z'abadayimoni zizahirima. Imana gushyigikire kandi ubyumve ko ari ibyawe, ko ari wowe biziye. Imana ibaho umugisha kuba dukurikiye. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Iki giterane ibyacyo birasobanutse. Mu by'ukuri tuzajya dukomeza tubivuga tubibwira abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Iyi dine rero irakomeye. Amakuru mfite nuko amatike rwose yatangiye kugurwa ku buryo nutinda ukizubaza bya bindi ndakubwiza ukuri kuzasanga haramaze kuzura, kandi nihuzura nta kundi kuntu bizagenda. N'ibihumbi 100 ukishyura maze ukazabana n'uyu mukozi w'Imana ndetse no Bishop Harerimana Jean Bosco. Nawe kumubona ntabwo byoroshye nubwo twibanze kuri uwo mushyitsi, ndetse nabo baririmbye Aline Gahongayire, Serge Rugamba n'abandi bazaba baducurangira ibintu byiza cyane. Mu by'ukuri ngira ngo azaba ari umugoroba mwiza kandi umuntu wese adakwiriye gucikwa, nk'uko tuzajya dukomeza kugenda
kubibabwira mu buryo bugiye butandukanye. Bisho turimo tugenda dusatira umusozo w'iki kiganiro, ariko nkuko twatangiye tubivuga, abareba iki kiganiro haba harimo abarwaye, haba harimo abantu bafite ibibazo bitandukanye, haba harimo abantu baruhijwe n'ibibazo mu by'ukuri baba bakwiye gusengerwa. Ndagira ngo rwose mu munota muke yadusigaranye mugire ikintu mwabwira aba bantu bari kureba Iyobokamana TV, maze nimurangiza mu dusengere tuze kuza tugana ku musozo w'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha ku badukurikiye, none hangiye kubasengera ku bandi kandi bifuza no kugera aho turi. Urusengero rwacu ruri Remera hamwe n'icyapa cyo kwa Rwahama inyuma y'akagari ka Rukiri ya kabiri, naho ngaho tugira amateraniro meza cyane buri gihe aba ku wa gatatu kuva saa 3, twubahiriza ingamba za covid nk'uko bisanzwe, kandi naho tukahasengera ku cyumweru kuva mu gitondo saa 3. Yesu abaho umugisha, aho niho dusengera. Reka rero kuba dukurikiye dusenga n'Imana kugira ngo Imana ibagirire neza. Niba urwaye, niba ubabaye, niba hari icyifuzo ufite, ukizane imbere y'Imana, ngiye kubisengera. Kandi wowe urwaye none ufata ahantu wababaraga, ndaza kurangiza gusenga ibyakubabazaga byamaze kuva kuri wowe niba ufite kwizera. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana nziza. Sengera umuntu wari udukurikiye none aha, nirukanye imbaraga z'uburwayi muri we. Uwiteka ni wiyubahishe kandi wigaragaze. Dusengeye iki kinyamakuru cyatwakiriye Iyobokamana, turisabira umugisha kandi uyagure cyane, witeze intambwe. Urakoze Uwiteka kunyumvishe gahunda zose bifuza gukora nk'itangazamakuru, Mana uzishyigikire. Urakoze kunyumvishe rero, tuboneyeho gusengera iki giterane, dusengera igihugu cyacu ngo nukigirire neza. Urakoze kunyumvisha Uwiteka, ni mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Yesu yamamare, amen.